Reka turebere hamwe amakosa agera mu 10 akunda gukorwa n'abantu batangiye YouTube bushyashya. Amakosa 10 akunda gukorwa nabo, rero reka tuyababwire kandi tunabasobanurire n'icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kuba yagwa muri ayo makosa. Ikosa rya mbere ni ikosa ryo gushyira video y'abandi kuri YouTube yawe. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro Imbonigaba Job. Rero nimba udukurikiye ikiganiro ukaza kubona ari cyiza, reka tubane mu kiganiro kugeza ku munota wa nyuma kugira ngo uze kumenya neza amakosa ugomba kwirinda agera mu 10, kuko iyo ukoze rimwe muri ayo ngayo ni ukuvuga ngo ibyo gukora byose biba bibaye impfabusa. YouTube yawe uri mu byago by'uko YouTube yawe itazabasha kuguhemba cyangwa se ngo ubashe kuba yakubyarira umusaruro. Niyo mpamvu rero twagutegura ikiganiro kugira ngo wirinde ko wagwa muri aya makosa. Ahangaha icyo nari mvuze, ikosa rya mbere ni ukwiba video z'abandi warangiza ukazishyira ku ntuze kuri channel yawe utabiherewe uburenganzira. Niyo mpamvu twababwira ngo nyamuneka reka twirinde rino kosa, kuko icyo gihe iyo ubikoze channel yawe irahagarikwa cyangwa se igafungwa, ugahabwa copyright, bikarangira channel yawe ikuviriyemo gufungwa. Rero turasoza ahangaha tukugira inama yo kuvuga ngo koresha ibihangano byawe kandi by'umwimerere. Icya kabiri, kudashyira gahunda mu bijyanye n'uko uploadinga video kuri YouTube yawe, ubwo ni consistency. Ugasanga uyu munsi uploadinze ikiganiro, uyu munsi uploadinze ikiganiro, hashira iminsi 10 ukuploadinga ikindi kiganiro, hashira amezi 2 ukuploadinga ikiganiro. Icyo gihe uzaba urimo urahusha intego y'icyo wakagombye kugeraho. Icya gatatu, ahangaha rero navuga ngo shyiraho nka timetable y'uko uzaza uploadinga ikiganiro. Nimba ari rimwe ku munsi, nimba uri umutangizi wakagombye uploadinga ibiganiro byinshi kandi ufite content nziza ku buryo zibasha gukurura abantu, ibyo ubona abantu bakeneye cyane ukaba ari byo ukoramo, kandi hitamo ikintu kimwe kijyanye n'ibyo ubona ushoboye, uba ari cyo uzaza ukoraho uploading. Ahangaha byibuze shyiraho gahunda yo kuvuga ngo nzaza shyiraho video nk'ebyiri mu cyumweru n'amashote umubare runaka. Noneho icya gatatu, gukoresha titre zidakurura abantu. Ugasanga titre washyizeho ntisobanutse. Rimwe na rimwe iyo abantu babonye iyo titre idasobanutse, abantu basigara bibaza si uyu muntu kubera icyo akora ibintu bimeze gutya. Rimwe na rimwe iyo ari titre idakurura abantu, ntago birirwa bayikandaho ngo bafungure video. Ibyo rero bigatuma channel yawe utabasha kubona umubare wa views wiyongera, ndetse n'abasubscribe ugasanga nyine ntago biyongera, ugahora uri muri icyo kidiradiro. Nyamuneka byirinde. Koresha amagambo akurura abantu neza cyane ku buryo abantu babasha kugukurikira. Noneho icya kane, thumbnail yawe ugasanga ni mbi. Ntago ari, navuga ngo iyi thumbnail ni nk'ifoto, ni nka cover igize video yawe. Urabona ufunguye kuri YouTube uzabona ifoto isa nkaho ikururira abantu kwinjira mu kiganiro, ahita agira amatsiko ngo ibiri muri iki kiganiro ni ibihe. Wakagombye gukora thumbnail nziza ikurura abantu, ikaba iriho amagambo agaragara, noneho ikaba igaragara neza ikeye. Wirinde kuyikora irimo akavuyo kenshi, kandi ibyo bizakongerera cyane thumbnail ituma ikurura abantu, bakaba byaba ari abumva ururimi uvuga cyangwa se n'abatumva ururimi uvuga, agahita agira amatsiko yo kugira ngo yumve ikiri muri iyo video. Icya gatanu, kudahitamo nick imwe ngo usange uvuge ngo ngiye kuzaza nkora ku bijyanye na gospel, ubwo ni ibijyanye n'ubutumwa bwiza, iby'ijambo ry'Imana, ugasanga ntago ari byo uhisemo. Cyangwa se uvuge ngo ngiye nzaza nkora kuri news, urashaka kuba nyirandabizi, ukavuga ngo nzaza nkora kuri news, ukabona ibirimo biratambuka ndakora ku myidagaduro, ubwo ni entertainment. Ukavuga ati genda akora kuri education, ndakora ku bijyanye na music, ndakora. Ugasanga mu yandi magambo ubuze byose. Rero
YouTube kugira ngo ibashe gusharinga ibiganiro byawe, ibashe kubisangiza abantu babikeneye, ugomba guhitamo ikintu kimwe, ukirinda kuvuga ngo ndakora kuri news, ndakora ku myidagaduro, ndakora kunuze ku makuru ya politike, ndakora kuri ibi ngibi, ku ndirimbo. Ibyo byose byirinde, hitamo ikintu kimwe. Icyo ngicyo gituma channel yawe irushaho gusakara, kandi YouTube igufasha kugira ngo ibashe kugeza ibihangano byawe ku bantu babikeneye. Ibyo rero n'abagukurikira bazabona yuko ibyo ukora nawe utazi ibyo ari byo, babone yuko ntabwo urimo urasobanukirwa n'ibyo wakagombye kuba ukora. Ubwo rero nyamuneka ibyo bizashyira urujijo kuri YouTube, ntimenye umubare wa audience igomba koherereza ibiganiro byawe. Ubwo rero nimba uvuga ngo ndakora kuri education, hitamo education. Nimba ari kuri gospel, hitamo gospel. Nimba ari kuri health, ku buzima, hitamo iby'ubuzima. Nyamuneka ibi ngibi ni amakosa akorwa n'abantu babatangiza. Icya gatandatu, ariko uramutse ufite igitekerezo wakitwandikira muri commentaire. Ubona iki kiganiro wagikunze, gisangize mugenzi wawe waba ubona agikeneye, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'aya makosa, by'umwihariko abazi yuko barimo baratangira barimo baraba abanyamuryango ba YouTube. Nyamuneka gerageza uyirinde aya makosa, bitazatuma ibyo urimo urakora n'umwanya watakaje washoye bitazakubera impfabusa. Kuba waraguze ibikoresho bigufasha mu kugira ngo ubashe gukora YouTube, ukagura kamera nk'uko ubona kamera nk'iyi ngiyi, ukagerageza ugashakisha ikintu cyose cyatuma ibiganiro byiza bijya ahagaragara, ariko nukora aya makosa bizakubera impfabusa. Icya gatandatu, gushaka views n'abasubscribe mu buryo muri fake cyangwa se mu buryo butizewe. Urugero, ukajya kugura abasubscribe, ukajya kugura views. Ibi ngibi bituma channel yawe YouTube birangira, kubera ko wishe amategeko n'amabwiriza ya YouTube, irangira ifunzwe kubera ko uba wakoze inzira zitandukanye n'umurongo ngenderwaho YouTube yashyizeho. Ubwo rero hano turatanga inama yuko wakagombye gukora content nziza ibasha gukurura abantu, kandi iyo content ubwayo niyizamura umubare w'abakureba, ikazamura n'umubare w'abagukurikira ngo subscriber. Ibyo ngibyo niyo nama twatanga. Icya karindwi, kudashyira amagambo navuga ngo ni keywords muri description yawe. Ni ukuvuga ngo aya magambo yakagombye kuba yandikwa agaragaza cyane ibyo ukora. Iyo ubyirengagije rero, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ntabwo abantu babasha kumenya ibyo ukora ibyo ari byo, cyangwa se no kugira ngo channel yawe ibashe gusakara biragorana. Ubwo ahangaha ni ukumenya kuri title ugashyiraho amagambo ajyanye n'ibyo ukora, noneho description ugashyiramo ya keywords, even no muri tags naho ugashyiramo ya keywords, kugira ngo abantu bajye babasha gusacinga. Icya munani, gukora video mbi idafite karite. Iki ngiki ni amakosa abantu bakunda gukora, ugasanga ya thumbnail ntisobanutse, wagenda wareba ishusho yakoreshejwe muri video ugasanga ni ishusho irimo ibintu bibyina. Nyamuneka icyo gihe niyo umuntu arimo arareba, iyo ari ibintu bidafite karite, abantu bose turabizi neza yuko bakunda ibintu biri karite. Nyamuneka rero ibyiza birahenda. Nimba ushaka kugira ngo uzabe umunyamuryango kandi ubashe guhembwa, channel yawe ibe monetized, birasaba kugira ngo ukore ibintu biri karite, ku buryo n'uzaza bireba azaza avuga ngo wow, ibyo bintu arangize abikurire ingofero. Ubwo rero irinde gukoresha ijwi ririmo ibintu bisamira, ijwi ridasobanutse, koresha ijwi ryiza. Ubwo niyo mpamvu nakubwira ati, urabona iyi microphone, ni ukuvuga ngo idufasha iki? Idufasha kugira ngo amajwi aba yunguruye neza. Ndetse uramutse ufite n'ikibazo ugasanga se nabona he ibikoresho bya microphone nk'ibyo ngibyo kandi ku giciro cyoroheje, watwandikira muri description, hari nimero ya igendanwa, cyangwa se ukaduhamagara tukabasha kugufasha ahantu hose waba uherereye, byabasha kukugeraho. Noneho urumuri rudahagije ugasanga urimo urakora ibintu bitagaragara, bimeze nk'aho biri mu mwijima, n'ibyo bikoresho urabona ko ahantu turimo turakorera, urabona yuko rwose hari urumuri ruhagije, kandi haba ari ku manywa haba ari nijoro hari urumuri ruhagije. Noneho icyo nicyo twakagombye nacyo gusobanukirwa,
dukore ibintu bifite karite, twirinde gukora ibintu bidafite karite. Noneho icya cyenda, kudashyira call to action, ni ukuvuga ngo urimo urakora videwo ariko nta kintu urimo urabwira abantu ngo ubabwire ngo nyamuneka mukore subscribe, nyamuneka mukore comment, nyamuneka mukore like, nyamuneka mutuhe ibitekerezo byanyu ni inyamibwa turabikeneye. Ntabwo urimo urashaka kubikora, ariko inshuro nyinshi hari igihe binajyanirana na setting uba waribagiwe gufungura cyangwa se zaba zinafunguye, we nunashishikariza abantu, wowe gusa ukavuga ati icy'ingenzi ni uko na-uploadinze. Oya, gerageza ukore ibintu bifite karite. Icyo ngicyo icyo bizakumarira ni ukuzamura umubare wa subscribe, bizamure views, kuko uzaba urimo urabashishikariza kugira ngo bagukurikire, noneho banabashe kubisangiza abandi mu gihe uzaba wakoze content nziza. Icya nyuma, kuba utari patience, ni ukuvuga ngo ni ukutihangana imbogamizi zigiye zitandukanye. Urumva uri umutangizi, uzagira imbogamizi za mbere z'uko kugira ngo uzagere ku kigero cyo kumenyekana birasaba nyine gukoresha imbaraga nyinshi. Kazaza ureba ugasanga views ni views runaka, kandi wowe ukaba wumva urimo urifuza views 10,000, ukaba wifuza subscribe 1000, ukaba wifuza watching time runaka kugira ngo channel yawe ibe monetize. Ibyo ngibyo rero bizabura ucantege, nutabaho kugira ngo ukomeze kugerageza uburyo bwose bushoboka, wihangane, ntago uzahita ucika intege kandi uzabivamo hakiri kare. Niyo mpamvu tukubwira ngo gerageza ukore. Nimuramutse murebye muri description hari tangira, nurangiza waneze utwa tuntu twose dukurikiranye, umva ntucike intege, wongera ukore, ukipinga ukore kuzageza igihe uzagera kuri success. Ni ukuvuga ngo nugera kuri success, za mvune wagize, rwa rucanege wahuye narwo, ibyo byose zizibagirana, kuko success iraryoha kurenza ibibazo umuntu aba yanyuzemo kugira ngo agere kuri iyo success. Noneho ahangaha turavuga uzabona umubare wa views bakeya, uzaza ugenda ureka channel gakeya cyangwa se unayireba ubone ntabwo irimo irazamuka, subscribe ntibarimo kwiyongera, noneho hiyongereyeho n'urucantege rw'abandi bantu usanga bavuga ngo ibyo bintu ugiyemo ntabwo ari ibyawe, iyo mpano ntabwo ari iyawe, ni iyaba runaka. Oya, gerageza, kuko YouTube iyo wabyinjiyemo bikunze ni akazi katirukana, wakinjiyemo niwe wiyirukana, kandi bitewe n'uko akoze irahemba ndetse ikaba inagabura kurenza uko akazi wowe usanzwe ukora kanakugaburira. Rero bisaba kugira ngo ufate icyemezo, wihanganire ibibazo byose uzahura nabyo, ubashe kubicamo, ushinga iryinyo ku rindi, wowe icy'ingenzi uzakomeze umuvinga ujya mbere. Rero reka tubabwire ngo mukande kuri subscribe kugira ngo duhure mu kiganiro gikurikiyeho. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibahe umugisha.